reka twizere ko muguwe neza aho muri hose hirya no hino ku isi. Iyi ngiyi iracyari NZIZA Business Group Limited. Nk'uko mubimenyereye rero tubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa iri hirya no hino, no kuvuga ibibanza, amasambu, ibyo byose tuba tugenda tubibagezaho kabisa umunsi ku wundi tubicishije kuri iyi channel yacu ya NZIZA Market. Ni NZIZA Market rero muri kumwe nayo, ngira ngo rero mumaze kubimenyera yuko kabisa buri munsi tuba tubafitiye igishya kandi imari yabyungura. Nk'uko rero muri kubibona mu mashusho, ngiye kubatembereza inzu nziza y'ubucuruzi iri kuri kaburimbo. Ni inzu iri kuri kaburimbo hano mu mujyi wa Kigali rwagati. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati kabisa, mu karere ka Gasabo, ahazwi nko ku Gisozi. Ikaba rero ari imari, ni inzu y'ubucuruzi. Iyi nzu y'ubucuruzi rero iri kuri kaburimbo ku Gisozi hano mu karere ka Gasabo, turayigurisha kandi turayigurisha amafaranga atari menshi. Ntabwo tuyigurisha amafaranga menshi, ni amafaranga atari menshi ugereranyije n'uko ingana naho iherereye. Iyi nzu rero ikaba ifite imiryango 7 cyangwa se amashopu 7 cyangwa se amaduka 7 bacururizamo yose bayakoreramo. Ikaba ari inzu iri ahantu heza kuri kaburimbo ku Gisozi. Ikaba rero igurishwa amafaranga atari menshi. Iyi nzu rero ntikwiriye kugucika kabisa, kubera ko ni imari waza ukayireba ukigurira inzu y'ubucuruzi ibasha kwinjiza amafaranga. Nuvuga ngo kugeza ubu ngubu tuvugana iyi nzu ivamwo miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, ariko kandi murabona yuko hari amasuku igiye ikeneye. Uramutse uyivuguruye neza, amafaranga yakwiyongera ndetse akaba yanagera no muri miliyoni hafi 2. Iyi nzu rero ntigucike kabisa. Tubibutse ko twabwiye yuko ifite imiryango 7, ariko kandi tunabibutse yuko igiciro cyayo atari amafaranga menshi ugereranyije n'aho iri, kubera ko ifite n'igikari. Iyi nzu irashaka miliyoni 120 z'amanyarwanda, ariko ziri negotiable. Ni igiciro ntabwo ari ihame, ni igiciro kiganirwaho. Wowe ayawe niyo afite agaciro, wowe waza ugasura, washima, ubundi noneho mukumvikana uko byagenda kose mwagura, kuko nawe arayakeneye kabisa. Yes, niba kandi nawe ufite inzu ushaka kugurisha, ikibanza, isambu, wakwegera NZIZA Business Group Limited kuri za nimero zacu, hanyuma tukagufasha kubona umukiriya mu gihe cya vuba cyane. Ari nako kandi nawe ushaka kugura, watwegera tukakurangira ahantu heza hakungura, hatarimo za litije, hatari mu manegeka, hadafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Ushaka rero iyi nzu n'ubundi urahamagara kuri ya nimero yacu isanzwe cyangwa se za nimero zacu mumaze kumenya muri benshi, arizo 0788466797, cyangwa se uhamagare kuri 0781233013. Komeza rero kandi subscribe. Wowe ukurikiye utarakora subscribe, kanda subscribe, ugenda ukore no kukazogera kabisa, kugira ngo iyo ugenda ureba imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, n'andi makuru yose tugenda tubahajyanye n'imitungo itimukanwa. Ushobora rero no kudusanga aho dukorera, ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza umanuka usa n'ujya Nyabugogo. Ni etaje ya 2 uvuye muri Feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora muri etaje ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari, no kuvuga ngo uzungurutse uruhande rureba ku Gisozi. Ushaka kandi kudusura no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa NZIZA Market. Yes, ntucikwe ni imari kabisa, miliyoni 120, ariko ziganirwaho kugabanya kugera hasi hashoboka. Iyi nzu ntigucike, ni imari yabyungura kabisa, ishobora kukungura ikaguhira cyane. Nako ushaka gusura website yacu ariyo www.nzuri.rw.
si ibyo gusa rero kubera ko tubasha no kukubakira, dushaka kugukorera plan cyangwa se ibishushanyo by'amazu ndetse tukanakubakira kandi neza cyane, ari nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, noneho tukabafasha kuyibyaza umusaruro, tukabashyiriramo abakiriya, hanyuma tukanakurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano muba mwagiranye. Sorry yeah. Yes, iyi ngiyi ni nzuri, nimutugane tubafashe kabisa, tubafashe tubimure, tubarangire. Iyi nzuro ntigucike, ariko kandi uragenda ubonaho n'izindi zose zigiye ziriho. Ni nako kandi tuba dufite n'izindi nini cyane tuturirwa dushyiraho hano, bitewe nuko hari ibiba bitagomba kujya ku karubanda. Murakoze cyane, ni karibu cyane.